Maria nibyo ishaka. YouTube channel izajya gufasha kugabanya ibiro mu buryo bworoshye, uburyo ushobora gukorera siporo mu rugo ndetse n'uburyo ushobora gukoresha regime. Ese waba ufite ikibazo cy'ibiro byinshi cyangwa waba utangiye urugendo rwo kugabanya ibiro? Ese utekereza ko amazi hari icyo yagufasha mu kugabanya ibiro byawe? Iyi video iragufasha kugira ngo umenye igisubizo ndetse umenye n'icyemezo uri bufate. Wakora subscribe, comment, like cyangwa se share kubona yayikenera. Ubu buryo nabukoresheje ngabanya ibiro byanjye nanjye kuko bwa mbere nari mfite ibiro 80, nyuma nza kugira ibiro 59 na mbere ariko nabanje gukoresha amazi mbere yo kurya. Ese ubundi iyi phenomene ikora ite? Ubundi iyo unyweye amazi cyangwa iyo ufashe ikintu cyari cyose mbere yo kurya bivuze ngo ubugabanyije bya biryo wari kurya. Kuko ubundi kubyibuha cyangwa se kugira ibiro byinshi biterwa n'ingano y'ibiryo twafashe. Yaba amazi cyangwa se ibindi bisukika umuntu yafashe ari mu kurya bimafata igihe gitoya mu igogora. Usanga amazi cyangwa se ibyo wafashe bindi bisukika uri kurya bifata iminota 10 mu igogora, naho ibiryo byo bigafata amasaha 4 mu igogora. No kuvuga ngo rero y'amazi arangiza igogora mbere y'ibiryo. Iyo tuvuze kunywa amazi mu gihe cyo kurya mbere cyangwa nyuma yaho, usanga kenshi hatahazamo ikibazo cy'uko amazi hari ikintu yangiza mu gihe cy'igogora. Rero amazi byaterwa n'uburyo wanyweye amazi. Nimba wanyweye amazi uyagotomera cyangwa se ukanywa amazi akonje cyane, ayangaya twita barafu cyangwa se ice mu cyongereza, usanga rero aribwo ushobora kugira icyangirika mu gihe cy'igogora cyangwa se mu gihe cy'ifunguro. Ariko rero nimba wanyweye amazi asanzwe ukayanywa mu buryo busanzwe, usomaho buhoro buhoro cyangwa se ukanywa amazi ashyushye y'akazuyazi, nta kintu byangiza. Uramutse ufashe ikirahuri kimwe cy'amazi ku ifunguro rimwe ku munsi, wazarangiza umwaka utaye ibiro 3 n'amagarama 628. Dufate rero imibare, uramutse ufashe byibura ibirahure 3 ku munsi mbere yo kurya. Mu gitondo ukanywa amazi, saa sita ukanywa amazi mbere yo kurya, na nimugoroba ukanywa amazi mbere yo kurya. Icyo gihe cyose uramutse ubikoze neza udasiba n'umunsi rumwe, wazarangiza umwaka utaye ibiro 11. Tuvuge rero nimba ufite ibiro 80, urumva ko rero ushobora kurangiza umwaka ufite ibiro 69. Muri cya cyimbo cyo kugira ngo urye ibiryo cyangwa ugire ibindi bintu uryamo hagati no hagati bitandukanye n'ifunguro uri bufate, inshuro wenda wateganyije kuzifata nimba ari 2 ku munsi, 3 cyangwa 4, ukanywa amazi. Icyo gihe rero bizagufasha gutakaza ibiro byawe. Nimba ukora n'amasiporo cyangwa se hari amarejime wafashe, y'amazi akaza yongera mu kingo cya regime uri gufata. Amazi menshi rero afasha umwijima gukora neza, uko iyo umwijima uri gukora cyane ugira ngo ukoreshe y'amazi, naho umuntu ava agabanya ibiro. Amazi n'ubuzima, twinywera amazi tugabanya ibiro, tugira ubuzima bwiza.